Ni muri cya kiganiro rero umunyafu ubundi baca umugani mu kinyarwanda ngo umugabo mbwa aseka imbohe, undi mugabo yatutse undi ngo uragapfa, undi naramusubiza ngo nzagaya umugabo mbwa uzansangayo. Bivuze ngo rero mbere y'uko ufungura akanwa kawe ukanika amenyo useka waguye mu ikosa, jya ubanza wibuke ko nawe utari shyashya. Baca umugani mu kinyarwanda ngo nta mwiza utabura inenge na nyirahuku igira amabinga. Rero bivuze ngo nta miseke igoroye, ntukihindure miseke igoroye kandi uri hano muri iyi si. Nanjye ubabwira hari aho ntari miseke igoroye, yego nta muntu uba miseke igoroye muri iyi si. Ubwo rero bivuze ngo nujya ubona mugenzi wawe hari ahantu yaguye, hari ahantu umwambaro we wambaye icyasha cyangwa se bawusize icyasha, ntugakomere ngo uvuze induru ngo uvuge ngo byari bikwiye ko wa muntu bigenda gutya, wa muntu aseba, kuko nawe ntabwo uzi umunsi uzaseba. Birashoboka yuko uruhande rumwe ushobora guseba igisebo kigukwiye kubw'imirimo mibi wakoze, cyangwa ejo ugaseba ku bintu bitaguturutseho. Bivuze ngo rero ntugakomere ku kibazo mugenzi wawe yagize. Ntuzakore ikosa ryo gukomera umuntu wasenye urugo, ntuzakore ikosa ryo gukomera umuntu utwite nta mugabo agira, kuko uyu wasenye urugo nawe ntibyamuturutseho kuko yubatse urugo arushaka. Ikindi kandi n'uyu watwaye inda nta mugabo agira, ntabwo mu nzozi ze yari afite gahunda yo kuzabyara ikinyendaro, ahubwo ni uko yagize umutima w'ubupfura akirinda gukora icyaha cyo kwica nk'uko nawe wica. Aha ndabwira abakobwa, aha ndabwira abagore batandukanye n'abagabo babo, aha ndabwira n'abagabo badatwita, batazi intambara umusambane wabo yarwanye nyuma yo kwinezeza bakagenda. Kuko tugiye gukora ubusesenguzi tukareba abantu benshi bajya bitirira ngo bitwaye neza. Muri wa mugani naciye ngo nta mwiza utabura inenge na nyirahuku igira amabinga. Kuba uri umukobwa ugize imyaka 28, 29 utaratwara inda si uko utasambanye, ahubwo birashoboka ko wasambanye ukanywa kanini. Uyu watwaye inda kuba yarayitwaye nuko yanze gukora igikorwa cy'uburwari nk'icyo wakoze. Aha ndagaruka ku buzima bwa Zawadi. Zawadi abantu benshi bari kumutwara nk'umuntu w'umunyabyaha. Hari umuntu umwe waje wiruka, yari umugore, agenda yirukanka abagabo b'ibigoryi bamwiruka inyuma, n'abakobwa b'ibigoryi bamwiruka inyuma, bazanwe no kumutera amabuye. Bagira ahantu Yesu yarari. Nuko iyi nkuru ntabwo nshaka kuyitindaho, gusa icyo nakuyemo nuko mu bantu bazanwe no kumutera amabuye byaje gusangwa bose nta n'umwe wari utaragakora icyo cyaha. Bose baje kwisanga ari abo guterwa amabuye. Ubundi Zawadi ntago nari nkwiye kumuvugaho, nta nubwo nashakaga kumuvugaho, nuko nabonaga imihanda yose iri kumuvugaho.
ati Zawadi aratwite, ati Zawadi aratwite. Ubundi gutwita kwa Zawadi si ikibazo, ahubwo ikibazo ni uyu umutera ipfunwe ryo gutwita. Abakobwa bacu impamvu bakuramwo amada ataragaragara si ikibazo, ahubwo ikibazo ni ababatera urubwa rw'igihe batwise inda zikagaragara. Sosiyete nyarwanda mutera abantu gukora ibyaha batabigambiriye. Abantu baremyemo umukobwa ko mu gihe yatwise yakoze ishyano mu gihe nta mugabo afite. Ibyo bigatuma abakobwa barahisemo kuba bicanyi, bakaba kenshi gashoboka. Biragoye ko wabona umukobwa w'imyaka 28 waba utarakuramo inda nk'eshanu. Hari n'abandi banywa utunini buri munsi. Impamvu ni iyihe? Batinya gutwita, bakibaza ngo umunsi natwise bene wacu bazavuga gute. Nyamara ibi bigabo bibishimishaho cyangwa se utu dusoresore tubasambanya, two ntabwo dutekereza ingaruka ziri muri kiriya cyaha. Nujya gusambana n'umuntu, uzibuke yuko ahantu ugiye gutera imbuto hashobora kuva n'umusaraba. Wa musore we, nujya gusambana n'umukobwa nta gakingirizo mukoresheje, uzamenye neza ko ahantu ugiye gutera imbuto. Wa mugabo we, uzajya gusambana n'umuntu mudakoresheje agakingirizo, uzamenye ko ahantu ugiye gutera imbuto hashobora kuza n'imva iherekejwe n'inkota. Reka ne kubitindaho. Zawadi uti aratwite, ariko aha mvuze ko gutwita atari ikibazo, ahubwo ikibazo ari amagambo y'abaza muvuga ko umuntu yatwise. Wenda si na Zawadi gusa waba utwite, hari n'abandi benshi batwite ariko wenda bataje kuri iyi mihanda. Aba bantu intambara bari kurwana ni iyicarubozo ribabwira ngo ni abanyabyaha, ribita ibihomora, ribita abanyangeso mbi. Nyamara bakuyemwo amada, babayeho nka ba miseke igoroye. Ubundi Zawadi nubwo yaba atwite, aha namwita intwari, kuko atakoze nk'ibyo wakoze. Wenda muri biravugwa ngo abantu biri gukekwa ko ngo bamuteye inda. Ese namwe mw'abanyarwanda mwe ko muzi ukuri hagati muri twebwe? Ubundi abanyarwanda bazi ubwenge. Bivuga ko ngo se w'umwana amenywa na nyina umubyara. Namwe mumutera amabuye muvuga ngo ni runaka wateye inda, ni runaka wateye inda. Ajya gutera inda wari uhari? Ajya guterwa inda yaguhaye komande, aravuga ngo genda umbwire runaka ze antera inda? Ni kontara yasinye se basi? Wenda ubona amasezerano bagiranye hagati yabo nk'umutezi w'inda waje gutera inda kwa Zawadi? Mwabantu mwe mujye muvuga muziga. Nababwiye ngo se w'umwana amenywa na nyina umubyara. N'abantu benshi bari kungurikira hano mu kiganiro, yaba abagore cyangwa se abagabo, abenshi bafite ukuri babitse mu mitima yabo. Nawe urabizi neza ko ushobora kuba hari umunsi wacinye umugabo wawe,
muri iyo minsi ugasama, uracyabifite gushidikanya, uribaza ngo ese uyu mwana ni uwa runaka cyangwa ni uwa runaka, nawe ubyibazaho. Rero ntimukajye mupfa kuvuga ngo muvuge ngo runaka niwe wateye inda kandi nta DNA test zagize gute zakozwe. Zawadi, Imana igushyigikire, Imana igukureho urubwa rw'abaguseka, rw'abagukwena bavuga ngo byagenze gutya byagenze gutya. Ariko ahangaha ntabwo nshaka gutinda kujya Zawadi, kuko nagiraga ngo nyuzeho umunyafu. Abantu muri kuzana umunwa muvuga ngo gutya na gutya, abandi bari kuza bazani umunwa bavuga ngo n'ubuhamya ngo yarabeshyaga. Nimba yarabeshya yaramaze, yarabeshya abantu barihana, yarabeshya abantu bava mu byaha, yarabeshya. Yego nawe uzashaka ikinyoma ubeshya gikebura abantu, gituma abantu bakora neza nk'uko nawe yabigenje. Ubundi umunyabwenge iyo abonye hari igice ari kubonamwo abaswa, ashobora no gukereya ikinyoma kugira ngo babaswa bakure ahantu bari mu mwijima, abazana hari umucyo. Rero sinabitindaho, reka ngaruke ku bintu biri kuvugwa. Ese koko Sky2 n'umuryango cyangwa se umuryango wa Sky2 birakwiye ko muwutera amabuye? Umuryango wa Sky2 ntimuwutera amabuye, ahubwo mutera amabuye Sekibi wabateye kugira ngo ibibi nka biriya bibagereho. Kuko habanjije kuvuzwa aramu inshuro nyinshi zisaba gutandukana kwabo. Ni ukuvuga ngo inzogera mpuruza cyangwa se impanda mpuruza zavuze mbere y'uko haboneka ukomeretsa undi hagati mu muryango wa Sky2 n'umudamu we. Sky2 yivugira ko we n'umudamu we ari abasinzi, ndetse n'umudamu we ntabihakana kuko babanye nk'abajama, barwanye inshuro nyinshi, bashwana ibintu byinshi, ndetse bamwe bakajya umwe yagirana n'ikibazo na mugenzi we akamuhunga n'undi akongera akagaruka. Bivuze ngo satani y'umuryango yabo bari bafite uburyo bayikontorora. Ariko kuko Sekibi irwanya famiye, irwanya imiryango, yabarushije imbaraga, byatumye Sky2 akomeretsa umugore we. Ni Sekibi yabarushije imbaraga. Ariko uku kuboko kwa Sekibi bakubonye mbere y'igihe, umunsi bisabiraga gutandukana, ndetse bakanifuza kubishyira no mu mategeko. Hanyuma abayobozi badatekereza kabiri, inshuti z'imiryango zidatekereza kabiri, zibasaba gukomeza bakabana, batazi ukuboko kwa Sekibi kwifuza kuvusha amaraso hagati muri uyu muryango. Nuko nabo barushwa imbaraga n'ababagiriye inama, baremera, bahebera urwaje, baza kubana. Ariko n'ubundi babona ko basumbirijwe na Sekibi ushaka ko basenya umuryango. Yego, iyi Sekibi umunsi umwe izamura intonganya, ntabwo nshaka kubitindaho cyane. Izamuye intonganya bituma basumirana, ndetse umwe muri bo abasha gukomereka. Natangiye mbabwira ngo umuntu ubonye uwagira inama, kuri uwo muntu uje ngo amugire inama, akanamubwira ko undi yamubwiye ko azamwica, cyangwa se akanamubwira ko hagati ye n'uwo bafite icyo bapfa hari intambara z'imirwano, iyo abagiriye inama yo kugumana, burya aba ari kubacukurira imva.
wowe nimba umuntu aje akakubwira ngo umugabo yarambwiye ngo azanyica cyangwa se umugabo turwana buri munsi, wowe akugira inama kugira ngo arebe nimba hari ikintu yakora kugira ngo izo nkoni ye kuzikubitwa cyangwa se urwo rupfa ruhunge, wowe ukamugira inama yo guhama hamwe agahebera urwaje, uba umucukuriye imva. Yego wenda abateguye ibyago ku muryango wa Sky 2 ni abanyamakosa ko ntago nje kubatindaho. Sky 2 bigize gutya umujinya w'umuranduranzuzi n'ibindi nk'ibyo, uburaje habayeho aksida, umugore we abagize ubusembwa, abagize ubumuga bw'ibihe byose. Nuko bigenze gutyo ababirebera inyuma bamwe baratangira ubwo babandi baseka, bya bindi nababwiye ngo umugabo mbwa aseka imbohe, na bya bindi nababwiye ngo umugabo yabwiye undi ngo uragapfa, undi naramubwira ngo nzaseka imbwa cyangwa se nzagaye imbwa izansangayo. Ni kimwe namwe mubona umuryango usenyutse mugakoma induru ku munwa mutazi ibyabaye, ntimuzi. Burya rero ibintu bibera hagati mu cyumba cy'abashakanye ni amabanga akomeye cyane. Ngewe nshobora kuza nkakubwira uruhande rwanjye rwiza, n'uriya akaza agatanga uruhande rwe rwiza, kandi kuko ngewe ari njye ubikomerekeyemo cyane, ari njye ubaye umunyantege nke, ejo ukaza wibwira ngo ni njye warenganye, cyangwa se kuko runaka ari we wakoze ikintu abantu benshi babona, bakabona yuko ari cyo kintu kibi, bakagira ngo niwe kabitera, nyamara atari we kabitera. Rimwe yaratatse asaba agisha inama, ugasanga n'uwamugira inama ntago amugira inama imwubakira urugo. Ni umunyafu, ni ikiganiro umunyafu. Ntimukaze kujyaginga imiryango ngo muvuge musa n'abantu bari guseka ibyabaye, musa n'abantu babishima, n'abantu bari gufana. Yenge mbona hari uruhande rw'abantu babona umuryango usenyutse bakamera nk'abafana b'imipira y'amaguru. Ugasanga bamwe bari gufana umuryango wa runaka, ugasanga bamwe bari gufana tingewe ngo ndafana umugore wa Sky 2, ntibintu yakoze Sky 2 ngo yari mubi, abandi nabo ngo ndafana Sky 2. Izo fanizime ziri mu bugoryi, ziri mu ubwenge bukeya, uri kuza gufana hagati y'umuryango usenyutse koko. Iyo comment yawe, mbere ko utera comment yawe, jya ubanza umenye neza nimba iyo comment yawe itagize icyaha. Hari abantu batera comment zo gufana zirema ibikomere biri inyuma yo gutandukana, kugira ngo abantu bemere kuva mu buriri biyemeje gutandukana, bemere kubishyira muri salo, uwo muri salo ngo abimenye, biyemeze kubishyira ku muturanyi ngo abimenye, biyemeje kubishyira mu buyobozi ngo bubimenye ko batandukanye. Noneho wowe w'inkonkobotsi ukaza ubasaba guhura, cyangwa se ukaza uzana amagambo yo kubajora, ubuzi bapfuye iki? Ngewe haramutse hagize umuntu uza yifuza gutandukana na mugenzi we, namusaba gutandukana nawe mu maguru mashya, ariko bagira impamvu zibahuza bagahura. Hari umuntu utandukanya abantu akamera nk'aho aremye bariyeri, ati uwo mugabo muhunge, jya kure, ushyireho ingamba runaka. None ugasanga atije umurindi ikibazo, nyamara gutandukana kwabo byashobokaga yuko bari no gutandukana icyumweru kimwe, mu kindi cyumweru gitaha bakongera bakabana,
cya kibazo cyakemutse. ahubwo wowe bagishije inama ukaza utanga inama zidafututse zirema bifu iremereye itazigira irangira. Muremye bifu, umuryango urasenyutse, umwe agiye mu buroko. Ariko aha hantu yego ntabwo nza nshimagiza ibyo Skyto yakoze, ko Skyto byarashobokaga ko mu gihe wabonaga haje umwuka mubi nk'uko bivuga, ko wahungaga ukajya mu kabari, n'uwo munsi uza gutera intambwe ukajya mu kabari, ntabwo ibibazo byari kuba nk'uko byabaye. Ariko sinkubwiye kujya mu kabari, kuko nanone akabari ntigakemura ibibazo, kuko iyo kaba gakemura ibibazo uyu munsi ntabwo biba byagenze nk'uko nguko byagenze. Wenda mwihangane imiryango ku ruhande rwa Skyto, mwihangane imiryango, numvishije ko n'umugore we ari imfubyi, namwe mwihangane, kuko ntabyera ngo de, muhumure, hari igihe kizagera izi ntambara dore ahantu zizarangira ni umunsi umwe muri mwe azapfa, ubwo ikizaba gisigaye no kuzajya imbere ya Nyagasani mugahabwa amanota, indangamanota y'uko mwitwaye mukiri hano muri sosiyete yacu. Reka nongere ngaruke ku muntu bita ngo Pastor Mutesi. Pastor Mutesi avuzwe igihe kinini ku mihanda. Bamwe baramuvuga ngo nabambwe, abandi bakavuga ngo Pastor Mutesi ni ikigoryi, abandi bati nta mushumba umurimo, abandi bati nkunda amagambo y'ubwenge Pastor Mutesi avuga. Pastor Mutesi ntabwo nje kumushima, sinje no kumugaya, kuko umwanzi umurwanya ni nawo mwanzi undwanya. Ariko ndamutse mbaye nk'umujyanama cyangwa se nk'ugira inama Pastor Mutesi, namugira inama yo kuzidekarara hano kuri iyi mihanda, yo kwiyambura ingoro y'ubushumba, cyangwa se kwiyambura umwambaro w'ubushumba, akababwira yuko abaye umusivile nk'abandi. Iki kintu aramutse agikoze, abayeho nk'umusivile nk'abandi, ahari byagabanya inkuru z'abirirwa bamuvuga ku byaha yakoze. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo akabaye icwende ntago koga. Birashoboka yuko umwanzi Satani wenda Pastor Mutesi yakugize imbata, ariko nubwo yakugize imbata, hari akantu wakora basi wenda bakajya bagufata nk'abandi bose, ko muri iyi si twese turabanyabyaha, kandi abanyabyaha bose si uko bazanwa ku mihanda, abafungiye hari imageragere bose si uko bazanwa ku mihanda, kandi abishe abantu bose si uko baje ku mihanda, abasambanye bose si uko baje ku mihanda. Ahubwo wowe waje ku mihanda nuko mu bantu isi yaboneranye urimo. Uri kumva icyaha cyarakuboneranye mu bantu urubwa rwabereye, nawe urimo mu bantu isoni zakoze zaragukoze ndetse zinashyiraho n'ibirungo. Kuba ibyaha ukora bitaza ku mihanda nuko isi itigeze igushyiramo ikirungo nk'icyo yashyiriyemo runaka. Birashoboka yuko mu ndyo uteka hari indyo udashyiramo ibirungo kuko zitajyamo ibirungo, ahubwo ari uko
wabuze ubushobozi bwo kugura ibirungo bijya muri ya ndyo. Bivuze ngo n'ibyaha dukora si uko bitazanwa ku mihanda ngo abantu babisesengure, ahubwo ni uko utamenyanye n'umuntu uzi gusesengura ibyaha byawe, n'umuntu uzi gukoza isoni abikojeje isoni, ngo akugaragaze agati nk'uko n'abandi bagaragujwe agati. Bro Pastor Mutesi, ikintu ngusabye ni kimwe, saba imbabazi abanyarwanda ndetse n'itorero, ubabwire ko utazongera kwitwa pasiteri. Hagati muri bo wenda wo ku mutima wawe ugumane iyo titre y'uko uri pasiteri, ariko hagati mu bantu ubabwire ko utakiri pasiteri. Ibyo bizakugabanyiriza intambara. Ariko izina ryawe nta hantu rihuzwa n'inkuru zikuvugwaho, ibintu bigutrendingaho, saga zikuvugwaho. Iyo tugiye kubihuza na titre ufite, dushyiramo towa. Ni naho hantu nanjye nakunengera. Ngiye kukunenga ntabwo nakunenga nka Mutesi, nakunenga nka Pastor Mutesi, nk'umuntu ufite izina ry'ubushumba. Ubundi hari ibikorwa, ari intambara udakwiye kwisangamo. Ntukwiye kwisanga mu ntambara z'ubusambanyi, ntukwiye kwisanga mu ntambara z'ubujura, ntukwiye kwisanga no mu ntambara zo gusebanya. Uri umushumba, ibyo bintu ntabwo ukwiye kubyisangamo. Ariko kuko ubyisangamo kenshi, njya ahantu nakunenga nuko uri umushumba ukisanga mu bikorwa by'abatagira umumaro, mu mvugo z'ibigoryi nk'abandi bose. Ariko uramutse wiyambuye ako kantu ukababwira ko utakiri pasiteri, birashoboka ko ibyo bintu bishobora kugabanuka. Intambara za bombe bakurohaho. Simvuze ko nanjye ubikubwira ndi miseke igoroye, wenda birashoboka ko nanjye ejo nshobora kuzagira ubugoryi nkora, cyangwa se wenda hashobora kuba ari n'ubugoryi naba narakoze kera. Ariko nyine ni uko nabuze umuntu nkiriramo ikirungo. Nanjye iyo nza kubona umuntu nkiriramo ikirungo, irashoboka ko nari guseba nk'uko nawe wasebye. Ubwo rero mujye mwirinda ko hari ahantu hababera intandaro yo gukuza ingeso zanyu mbi. Ibyakoreye mu rwihisho mujye mubigumisha mu rwihisho, n'ibyakoreye ku karubanda mujye mubyemera ndetse munabisabire n'imbabazi. Gira ngo ibintu nashakaga kuvugaho cyangwa se ibintu nashakaga gucishamo umunyafu ni ibingibi, ariko mbibutsa ko ntabwo ibingibi mbivuze kugira ngo umuntu wese anyumve nkaho ibintu mvuze nta kosa ririmo, ahubwo ndagira ngo ari uyu nguyu wavuze ibigize ikosa, nanjye wakoze ibigize ikosa, twese twishyire hamwe tureme ubuzima bushya burimo ubworoherane n'ubwuzuzanye. Ibyo bizadufasha kubaka sosiyete nyarwanda imeze neza, kubaka umuryango umeze neza, ndetse n'abanyamadini mu kubaka amadini ameze neza, atarimo mbereka n'urwango rubi, inzika n'urwango rubi. Yego, murakoze cyane, mwakoze kubana nanjye. Nge nari Pacifique ukuri kwambari kuri. Ikiganiro nakagaruka, ni ikiganiro umunyafu cyacaga hano kuri Kiana TV show. Turi kumwe naho ubutaha tugaruka ku zindi ngingo zibiri kuvugwa hirya no hino, tunyuze umunyafu mu bidakwiye ndetse tunashima ibikwiye. Murakoze rero, umunyafu nahakirangiriye, naho ubutaha.